Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Kuzikirana usanga yese kuri amahoro uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turakomeza tuvuge ku bubyutse buzaba mu Rwanda. Njye nizera 100% ko buzaba, kuko dufite amasezerano akomeye Imana yagiye inyuza mu masezerano ku bantu batazi u Rwanda, bavuye mu bihugu binyuranye bakaza kutubwira. Twe rero ni ugusenga kugira ngo ububyutse buze. Rero ko dukomeza reka dusenge. Mana nzamwa n'icyubahiro, tuje imbere tugushima, tugushimiye umwanya mwiza ugiye kuganira ku ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ari njye uvuga n'ukurikira twese twashyize imbere yawe, kugira ngo turi benshi dusenge, tubwire abandi ibijyanye n'ububyutse dutegereje. Bisabye mu izina rya Yesu, amen. Tuvuga rero ku bubyutse dufite amasezerano yabwo ku biganiro bitambutse nagiye mbivugaho, bitatu bitambutse byabanje. Harimo nagiye yohereza twajyanye ikiganiro na Pastor Rwigamba Clement, naduha ubuhamya bwe n'imigisha irimo k'umunyamasengesho usengera ibinyuranye, ariko by'umwihariko gusengera igihugu. Nahoze rero nsoma ahantu hanyuranye ndeba ububyutse ahandi bwagiye buba, nsanga ubwa mbere hari muri Koreya. Donc ureba ibibyutse bwaje muri iki kinyejana kirangiye cya 20, uretse byabaye ku gihe cya Yesu, igihe umwuka waramanukira ku ntumwa. Ariko nareba nsanga ububyutse muri Koreya y'Amajyepfo habaye n'ubundi bubyutse guhera 1903 kugera 1907. Ariko nyuma byaje kumenya nko bitwekereye, bwaje kumenyekana abo tuzi bo muri iyi minsi, bwaje muri za 1970 kugera 80. Donc n'ubu buracyahari. Hari nk'umugabo witwa Paul Yonggi-cho wo mu Koreya y'Amajyepfo, niwe wagize urusengero runini ku isi. Umugabo yaravutse muri 1936 apfa 21 afite imyaka 45. 2007 rero yaratangiye urusengero, yaratangiye nako sinabita urusengero kuko bari abantu 5 mu ihema, harimo waje kuba nyirabukwe n'abana be, nuko batangiye ariko basenga cyane. Abandi baza kubasanga, haza kuba ububyutse muri Koreya y'Amajyepfo, ku buryo urusengero rwabo rwagize abantu hafi miliyoni, n'ubu baracyasenga mu gitondo. Hari ububyutse muri Koreya, ariko icyo gihe byari bifite imbaraga cyane. Ariko n'ubundi hari abavuga ubutumwa benshi ba misiyoneri bava muri Koreya bari hirya no hino, na hano Imana agiye batwoherereza abantu rero 830 kuri torero rimwe, urumva ko ni benshi. Ahandi hawe ububyutse nabonye ni muri Scotland. Hawe ububyutse muri 1904 kugera 1904 kugera 1905. Abantu barihana. Iyo ubwo bubyutse rero abantu mu gihe cyo nka buriya byari kuri Pentecote rwose. Abantu bakihana, abantu bagasaba imbabazi, abajura bakihana. Hariya ngo muri Scotland gereza zarimo ubusa, nta bantu bari bagifunzwe, kuko nta bantu bakoraga ibyaha, abantu barihanye bari abakristo beza. Ubundi bubyutse rero noneho ubwo navuga bwakuriye ku isi, nabwo abantu benshi bazi nanone, bwabaye ahitwa Azusa Street muri Amerika, muri California, Los Angeles, mu mujyi wa Los Angeles. Ubwo bubyutse rero bwarakomeye cyane. Umugabo w'umwirabura ni nawe navuga wari ubihagarariye. Ubwo bubyutse bwabereye Azusa Street. Navuga ko wari uburi imbere ni umugabo w'umwirabura ariko w'umunyamerika, witwa William Seymour, sinzi navuga izina rye neza, ariko niwe mbese wabaye nk'umuyobozi w'ubwo bubyutse. Ububyutse rero bwakwiriye hirya no hino ku isi, ntabwo baza muri Afurika no hirya no hino, bwamaze imyaka 9. Ariko ubu navuga ko tukigenderaho. Ibi byose ni ibimenyetso bivuga ko bishoboka. Icyo nabwira rero nakubwira inshuti yanjye ni uko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, dukwiye kumva ko njye nizera 100%, mvuna mbibabwira ko nizera 100% ko ububyutse buzaza mu Rwanda. Nta mpamvu Imana yafata abantu bibavane mu bihugu binyuranye, nagiye mbibabwira, ibihugu binyuranye ibohereze.
nta mpamvu, ntabwo bishoboka rwose. Umuntu akaza akavuga ati hari ububyutse buzaza musenge cyane, akagenda, undi akazaza bavuye mu bihugu binyuranye n'abanyarwanda Imana ikababwira. Ubwo rero impamvu y'iki kiganiro by'umwihariko ni ukugira ngo wowe ngukangurire gusengera ubwo bubyutse. Hari amagambo dusoma muri Timoteyo wa kabiri igice cya 4 umurongo wa mbere, ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Timoteyo wa kabiri igice cya 4 ndasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ndiko navuga: ndagutongera mu maso y'Imana, inshuti yanjye, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Ntabwo ububyutse baza abantu bagisinziriye, ntabwo ububyutse baza abantu batamenye Yesu. Inshuti yanjye, ndagira ngo witange, ubwirize, usengera abantu. Njye nsenga mvuga ngo Mana, n'abakristo bamaze kwakira Yesu umutima, bavuga ubutumwa n'abandi, ariko baha umutwaro, duha umutwaro twese wo gusengera ububyutse bw'igihugu cyacu. Tubwirize abantu bihane, n'ubwise bubone uko bageraho, ariko noneho tunatakambe, dusabe Imana ngo Mana, niko mpora nsenga, uriya mutwaro abanyamasengesho bafite, uriya mutwaro w'abantu basengera igihugu, basengera ububyutse, uhebe abantu benshi, si abanyarwanda twe n'abandi. Hari abanyamahanga babisengera pe, abanyamahanga babisengera, ariko by'umwihariko ukurikiye ko ndavuga ikinyarwanda, turi abanyarwanda. Sengera iki kintu, utakambe, ugire usabe Imana umutwaro n'ubutatu, usaba Imana kugira ngo turi benshi dusenge ububyutse buzaza, nta gushidikanya buzaza. Njye asaba Imana, Mana mfasha buzaze nkihari, kuko n'abantu tudaseze tukarambara aho ngaho nta kintu byo bimaze rwose. Ariko dukwiye gusenga ububyutse bukaza. Igihe intumwa nahangiye gusoreza, ntabwo ntinda, igihe intumwa zamanukira umwuka waramanukira ku ntumwa, nk'uko twabisoma muri Yesu agiye gusubira mu profeti, yamaze yabonekera abigishwa be, byakozwe n'igice cya 8 avuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagaho kumpa mu Yerusalemu n'ahandi hose. Noneho tubona ko mu gice cya 2 ukuntu gitangira cy'ibyakozwe n'intumwa, tubona ko umwuka wera yabamanukiye, barahinduka rwose. Ba Petero barahinduka, n'abariya bose intumwa zirahinduka, ya matiku bari bafite yarashira, ubwabo burashira. Petero wihishaga mu abajana n'abagaragu, yabihakana Yesu agira cyaratinyuka, aragenda aravuga. Aha rero hari ahantu nkunda cyane mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, niho ngiye kugaransoza kuko ntabwo ushaka gutsinda. Byakozwe n'igice cya 2 ndasoma 34-41. Ahantu tubone Pawulo bambaye Petero ukuntu yari ameze. Petero yarahindutse rwose, nta bwoba, nta na kimwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu 3,000 bahindukira Imana. Haleluya! Nibiducaka mu Rwanda. Abo bantu bumvise ibyo Petero sinahasomye haruguru, Petero arimo kubabwira ibya Yesu n'iki byose, bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati: bagabo bene data, mbese tugire duteye? Abantu bakoze dukire dute? Petero arasubiza ati: nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera. Ntabwo ibintu twabikora dufite impano y'umwuka wera, ntibishoboka, ntabwo bishoboka rwose. 39. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati: mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye ayo magambo ye barabatizwa. Abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Mundebere, uwo munsi umwe gusa abantu 3,000 barabatizwa, barihana barabatizwa. Mu minsi mike bihakanaga Yesu, baramubamba, abihishe, ariko umwuka amaze kumanukira. Inshuti yanjye, ndagira ngo usabe umwuka wera kumanukire, ugira umutwaro wo gusengera igihugu, ugira umutwaro wo gusengera ububyutse mu Rwanda, ugira umutwaro wo kubwiriza abantu batazi Yesu. Wumve ko ariyo raporo uzatanga, niyo raporo uzatanga mbere y'ibindi byose. Ntabwo uzavuga ngo nayo mfite amazu angana atya, nayo mfite abana bangana batya, nayo mfite amamodoka. Oya, nayo mfite diplome. Ibyo byose ni ibintu dukora ku bantu bakorera ku isi hano, ariko raporo nyakuri n'abantu uzabaraza neza, ni uko wagira uruhare mu murimo w'Imana uri mukorerwa hano ku isi, cyane cyane by'umwihariko mu gihugu cyacu. Tuti rero dusoza, reka dusenge, ariko umwuka wera dufashe pe. Mana nziza mu micyubahiro, tuje imbere tugushimye, tugushimye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko twita ukaduha amahoro. Papa, ndasabira buri wese wakora iki kiganiro kugira ngo agire ishyaka, amenye ko amasezerano y'ububyutse tuyafite mu Rwanda,
amenye ko bizaza kandi nta gushidikanya na gato byose buzaza, ariko reka nawe yumve yabigiramo uruhare. Turi benshi tubwira abatabizi, tubwira abatazi Yesu, tukuvuge papa, kandi umuntu agira umutwaro wo gusengera ubyutse kugira ngo turi benshi tutebutse bubanguke amasezerano waduhaye meza asohore. Twisabye mu izina rya Yesu, amen. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe